Meze neza cyane mwe mwese mu kucya Pimpa ndetse na Zabrone TV aho muri hose abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndizera ko ibintu ari amahoro cyane. Muramuzi bamwita Pucuri. Ariko reba kuvuka witwa Pucuri ugasaza witwa Pucuri ukazwitwa Pucuri. Ubu n'umugabo nagushaka musezerano uzavuga ngo ngiye Pucuri ndemera ko Patrick wo mu rubinga mbere umugabo umubera umugore cyane. Pucuri ntabwo utegereza kuzarihindura. Say Pucuri nickname. Ko muri kuri award warayuhawe bahamagaye kuri stage nka Pucuri. Ari zina nyine ryamujije. Yakukujije. Yes. So ngaho ngukora turakwakiriye turagira ngo tubwire nyirizina. Iyi award wahawe nk'umu vixen cyangwa se nk'umu byinnyi mu mavideo y'abasani batandukanye. Bivuze iki nyirizina kuri wowe ibijyanye ni naka kazi ukora? Ariko nta nubwo ari byo ukora gusa uko nzi kuri n'umuhost. N'umukinnyi w'amafilime. Bagita kwihirira. Okay, nyirizina Pucuri twakiriye ni muntu ki? Umaze igihe kingana iki muri kariyeri ubwo iyi award wahawe? Gisobanura cyane. Ukuntu bimeze igisobanuro cy'iyi award ni ikintu gikomeye kandi cy'agaciro. Watagiye kariyeri ryari? 2023. Iyi award wahawe y'umu vixen? Yes, nayitangije mu 2023. Wabitangiye muri 2023? Yes. Iyi award yaje ite yateguwe nande mwahatanaga mu byiciro bingana gute nyirizina? Twari ibyiciro bitandukanye ariko ntabwo nyine umuntu iyo ari guhatana ntabwo umenya ngo ni bande iki nyine biba bigoye kwamenya. So nyine wewe urategereza kwiyamamaza ugategereza kumenya isubizo cyawe. Ni award yateguwe na bande? Na mbere yajya gutegurwa na Karisimbi ariko nabonye itara kubonetse ubwo simbizi nyine ntabwo nashobora kwinjira. Wahawe award utaza bayiteguye? Yari Karisimbi ariko ni video vixen awards. So yego. Yeah, 2025. Award 2025. Yeah. Umunyamahanga muzi. None uranabica? Iki? Uranabica rwose. Hariho abakobwa ikibazo ngiye kubaza reka nkubaze mbanje kukubaza iki ngiki. Ama video abantu bashobora kukubonamo na yabahe basani bwo byakugejeje kuki? N'abahanzi benshi cyane. Inde na nizi urugero? Sinamenye ngo nize ko umuntu baragiye muri nyinshi cyane. So ushobora gucuranga ngo indirimbo byaterwa nkawe wenda nakubaza ati nuwe manzi ukunda kuyamva batwarakoranye ibyo mu indirimbo. Twarakoranye n'abanzi benshi kandi bagiye batandukanye. Abowe abuzi wibuka bavuba nabahe? Ni benshi hari n'izitarasohoka. Asubiza bitarasohoka nabona. Nabahe? Kugira ngo abadukurikiye bavuge batari ko se uyu no mu vixen muzi. Kivumbi kinga. Yes. Ba Riderman, ba Bushari, ba Kevin, ba Logani, na abo nyine abahanzi bose bari muri industry hafi ya bose ba film music nyine n'abahanzi benshi. Hariho ababona aba vixen bakumva ko ari umwuga udashobora gutunga umuntu. Aha ni he nayo bagani n'umugani wacu. Iki ni iki? Ni award. Ni award. Award yakwamutsa no mupaka munsi. So muri babandi babura ikintu bagenda hanze bababwira ngo gukora iki ukabeshya ngo ngiye mu bukwe hehe. Unavuga ko ngiye mu kazi ndabyemerewe cyane. By the way, size ngizi ni mu bintu nkora hiyongeyemo indiri bitandukanye. Chat Jupiter wanze mu Pucuri ni muntu chat nejo ndatwaye award. Skare ko then ari n'ikintu nanye ko mbona umunsi umwe. Nakubyara amasaha make. Sanga bahise babishyiramo. Kuri Chat Jupiter bisanzwe kwibaza ati se Pucuri ni muntu ki. Ningi yongereyo. Bakiga kwa ndo mushina filming posting bitandukanye gutyo ariko njya mu mavideo ariko
harya Pucuri niwe inyampinga w'imyaka ingahe abakobwa ubundi batinya ngo kuvuga imyaka yabo nawe wasanga ubigira isoni ntabwo mbigira isoni ko bituma umuntu adakura sura urabona nadakeneye gukura nkeneye gukura nkabyibuha nkeneye gukura bwose mbifuza nkahita nguma hano wapi nyine yambaye ikomodori bikamurusha gukanda na Patrick aracyari umusore urindiriye ntacyo yazibwiriza icyo rero urumva ko ari ibintu Pucu guhera igihe wabaye mu mavideo y'abahanzi byakugejeje kuki mu buryo buri financial byangejeje ko ubuzima bwose murashobora kububamo gende bavuga ngo umusitari cyerebye numva gukira umwana ati bisaba kunywa inzoga tabi biki no bisaba nyine kuba ukunda ikintu gikora gikunda cyaba bakagufata nk'indaya uya bisaba bwa mbere kuba wigira confidence no kumva ubikunze nta kindi kandi ikintu ukagikora uvuga ati niye ntego mfite kamenya nyine ngo y'ubuhemba nyine ni akazi muri make nuko wacuruza kwagira iki usibye kuba ugaragara mu mavideo y'abahanzi nk'umuvixen uri n'umuhost kandi mwiza kandi umuhost nganakina filimi neza ndumactor yes numvise mu maguhamagara nakubwira ati Pucu ati congratulations niyo wa mbere famille yanjye nyine nibo bantu ba mbere nyine baba bandi nyuma cyane nicyo gihe uko cyose mu maranzengera abumva ko abakobwa mukuri bafata nk'ibirara bafata nk'indaya ubutumwa kuri bo gusa nicyo kintu cyo kigaragaza indaya nta barabi babikubwira cyangwa ngo bagufata bagushyire ku ruhande bakugire bavuga ngo nambara nabi wenda kuba nambara gushyira mu cyari mu ibintu nk'ibyo ariko bitewe n'akazi nkora karabinyemera kandi barabona ko nta kuvuga bayita inzibyo bayita inzibyo inzibyo yitwa inzibyo ceceka ikibazo cyawe iceceka ikibazo cyawe ibyo nkora bifite proof aho bigana bifite gihamya intumbero zawe ni izihe intumbero zanjye ni uko nzakomeza ngashyika kure n'ikibundi mwaka nkagitwara kandi ngakomeza imihigo umuntu aba afite n'iyindi ntumbero mfite kuko nsigaye nyine abafite cyane ko muyo kugira ama award abiri ya video vixen kabiri aha ni ya movie kabiri hano bitabirenze bizabirenze Pucu uragira sheri yanashe uteganya kugira umuryango cyane ryari nka ryari Imana nibishaka niwamenya n'ejo nshobora no kubyara ariko ntabwo ndateganya ejo uvuze ngo ejo ushobora kubyara uratwite no babajije sheri ari kuvuga kubyara babajije sheri uhita uvuga ngo ibyo kubyara ngo ni ukuvuga ngo sheri arahari ahubwo isigaye ni ukugutera inda no kubyara ntabwo bivuze no gushaka bisanzwe washaka ukabyara ntabwo bivuga ngo kugorana ngo sheri ikiwe sheri ariko arahari ya ntabifite ariko nzamugira inshallah Pucuri umunsi wewe umugendekera neza uko byagenze gute ako nango y'amata anyoye amata nango y'amata umunsi wagenze neza ukugendekera nabi ari umunsi wagenze ute iyo numva ko inshuti zanjye zigize ikibazo numva nameze neza nyine cyangwa hari umuntu abangamiye Pucuri n'umwana wa kangahe iwabo avukaye umwana wa gatandatu mu bana barindwi mvukanye gatatu muba muvukana ntabarakubwira bati ibi ukora wabireka cyangwa se ngo mu nshuti zawe bakubwira ati ibi wakabaye ubivamo nk'urucantege muri kariyeri naho ukuntu bimeze ntabwo abantu bajya babura ariko famiye yanjye nibo bantu ba mbere baba bandi inyuma ndakeka babyumvishe niyo bantu sinzi uko nabivuga banamuriye akarori nyine byanunguye cyane nishimye bazibye social media yanjye Pucuri barabibona amakeke iki nyine byari niteze ngera nzi ko nibugere nkifatira award ariko bo bari bafite indi mipango yabo mu bintu batateganyaga kumwe n'inshuti zanjye ariko mu bantu mbasha kugira inshuti ntabwo wagira inshuti guca intege iyo ubwo nyine aguca intege mu byo ukora
icyo gihe ntabwo aba ari inshuti yawe kandi inshuti yawe ikwiye kugushyigikira n'umubyeyi wawe n'umuvandimwe wawe akwiye kugushyigikira mu gihugu rwawe kuko aba abona yuko hariho hantu uteze amarongo. indoto za Pucuri ni izihe kuri ejo he hazaza? ni ukugera kure kandi nyine aniyambaza Imana kuko Imana niyo byose, amfasha muri byose nkagera kure ku byo nifuza. Ndio schedule yawe umunsi wawe ubuteye ute? Biterwa kuko kano kazi tugira no ukagira nyine timetable nawe kitsa wenda nko mu mafilime aho barasinye contrat wenda uvuga ati timetable ni ngi uyu munsi ni uyu nguyu, aho kano kazi ugira ni kuba bisaba ngo ubuho rusa neza, ufite imisatsi myiza wenda unasonde umuntu bakwiye kuba afite ibigi nyine usa neza uri umukobwa wiyitaho ko anytime telefone naguhamagara kumva nk'umuhanzi araguhamagara ati Pucuri byashoboka ko waza kuko hari igihe nabo bagira inshuti bibatunguye wenda nko bapanze bipfuye bagahita bavuga ati ibintu byakunda Pucuri reka tumuvugishe, cyangwa se ukaba uri gukoresha social media bisanga nanone kuba uri online gusa umuhanzi ari wawe approachingira se byakunda wanje amafaranga angahe pe yose mu ndirimbo yanjye nyine bisanga ngo ube uri tayari kugiye ati ngwino uraboneka, ntabwo na timetable nyine nayo bisaba ko urabara ukora nka ku giti cyawe cyangwa uri mu biganza bya bikureberera? Oya, ukora ku giti cyane. Urikorera? Ndikorera. Ni umukobwa wikorera ushima Imana. Aha ni iki barajya he ko twaje ariko abandi yagushimishije? nishimye cyane kubona nyine ukora ibintu akenshi wanamungani ni ikintu abantu nyine batiyumvisha kubona umukobwa ashobora kuba yacara akirya akagira iki uva kuri kamera ukajya kunywa amata ariko ugasanga bari kukwita ibintu byinshi ariko iki ngiki nicyo kigaragaza nyine uko umuntu akora. Ni iyihe role udashobora gukina mu byo ukora, ibe mu by'imiziki abe muri role utakina muri filime? Ni iyi byaterwa ko aba ari ukwakitinga. bakubwiye ko turashaka ko Pucuri yakitinga urugero muri filimi ari gusambana akenshi ariko ntabwo basaba, cyangwa se bakagusaba ko bakaguhamagara gukora akazi muri video igiye gusohoka, urugero y'aya mafilimi y'urukozasoni mu ndimi z'amahanga bizwi nka pornography. Yego, akaba ari byo nyine se? Yego, ahubwo icyo gihe batabanshaka bagatabanira n'indagahita byari ibyo bagatabisa, ariko ibyo ngibyo ntabwo byakunda kuko ndi umwari w'u Rwanda. Yego, ntabwo ibyo ngibyo bishoboka nyine nawe no kuri kwimajina ariko ntabwo bishoboka muri imajina. So reka tugushimire cyane, habaye hari icyo tutakubajije nyamara wifuza gusangiza abari badukurikiye n'iki? ndumva ntacyo gusa sibyo ko bakomeza kudusapotinga bakadushyigikira ndetse n'abantu bafite ibitekerezo bashaka kuba bakunda tugira inama. Kuki wumva utajya mu biganza bya management? Byaterwa kuko aho ngeze aha ngaha biragoye cyane, nasabwa ibintu byinshi cyane ariko management rero ni ikintu cyiza. Tukubona bwa mbere twakubonye kuri Kasuku Media uri kumwe na Kasuku. Kasuku ni watukumenyesheje nyirizina, bivuze iki Kasuku mufitanye mu mubano? Kasuku usanzwe uzi ko social media nawe twahuye gutyo nyine ko yambuye kuri social media guhuraho, yongera duhura naje gukina filime ariko tukabumariza biri aho ngaho turanasangira ndi kumwe nawe ntabwo wakicwa n'inzara ntabyibuha ariko nigenda. Pucuri amahirwe masa rero kandi ukomeze utere imbere. Murakoze